Sandiri, umva ndagira ngo ungire inama pe, ndagira ngo ungire inama, ndakomerewe ku buryo utabasha kumva. Ejo bundi naryamanye n'umuzamu wanjye uriya Eric, twararyamanye gutya ijoro ryose, umuhungu arara ngaragura, turarana muri ya next yo hanze, urumva. Ariko ninkubwira ngo kuva naryamana n'uriya muhungu wanjye w'umukozi, kubaka neza byananiye pe, byananiye. Ninkubwira ngo byananiye, niyo mpamvu nje kukureba ngo ugire inama. Kubaka byananiye Sandiri. Umva, urabizi njyewe nashakanye n'umugabo wanjye ndi isugi, sibyo? Ibyo urabizi. Nari n'umurokore, ibintu by'ubusambanyi ntabwo byambagamo. Umugabo wanjye nari nzi yuko niyo nazenguruka isi yose, nari nzi yuko ntashobora kubona undi mugabo cyangwa se undi musore twaryamana kandi yohereza nyine nk'umugabo wanjye, urumva. Kubera ukuntu yajyaga binkorera neza, nkishima, nkarangiza, nubwo wenda bitari buri gihe, ariko umugabo wanjye ntabwo namaraga icyumweru ntarangije, cyangwa se ibyumweru bibiri. Ntabwo naburaga kurangiza byibuzemo rimwe, kuko hari igihe ewana yabinkoreraga neza nkavuga uti mana, njyewe ufite umugabo, urumva. Ubwo umugabo wanjye rero niwe muntu nari nzi kuva nabaho, kuva navuka. Ariko ejo bundi naryamanye n'uriya muzamu, ndavuga uti se aya maposteri ari kunkoresha burya nayo abaho? Mbega udukoryo we, burya abahungu bananutse, burya baba bananutse koko. Arakuzingazinga ukibaza se noneho mwahindutse imigozi. Mbega posteri we, biriya bintu kuki umugabo wanjye atajya abinkorera? Uzi uriya mwana posteri azi, hari izo gushinga umutwe, hari izo mani yakoresheje posteri n'umugabo wanjye atarankorera, urumva. Ariko ubwo kuryamana nawe ninkubwira ngo ntago ari njye byaturutseho pe, urabizi ntabwo nakifuza kuryamana n'uriya mwana uciriritse kuriya. N'umugabo wanjye wabiteye. Umugabo yaranyirukanye saa 5 za nijoro, aransohora, arambwira uti wa mugore we, genda ushaka ahandi urara, narakurongoye ntiwandongoye, ntabwo ugomba kuntegeka, urumva. Umugabo aransohora, amaze kunsohora mu nzu arafunga. Ubwo yari yanasinze, yabaye ibyatsi, nuko zama mbonye yari ari mu kazi ke, ari kuri gate, aravuga uti mabuja gwe n'ujya ugiye hano mu nzu wanjye uryame utegereze buke, ejo bose muziyunga, urumva. Ariko byarangiye umwana w'umuhungu andongoye ijoro ryose, dore posteri. Mbega udukoryo we, sha umva nkubwire, hari igihe uryamana n'umuntu ugahita uvuga uti ni ubwa mbere ndongoye pe. Ibyo bintu byabayeho ewana, biragenda bingira nk'umusazi neza hahandi. Nyuma yaho naje kongera kuryamana n'umugabo wanjye, nkumva ari kugikiniramo, kubera ibyo nahuye nabyo kwa zamu. Nari nsigaye ndyamana n'umugabo wanjye, umugabo wanjye akambwira uti sheri, ngiye gukorera twa tuntu ukunda. Urabona iyo ubana n'umugabo mumaranye imyaka irenga 6, abakuzi nawe umuzi, abazi ibintu ukunda nawe uzi ibintu akunda, urumva. Handi yambwira guti ngiye gukorera bya bintu ukunda, ariko yabikora nkumva ari gukiniramo, nkumva ari mbese wagira ngo arimo guciramo. Yabikora yewe yamaremo n'imbaraga zose, nkumva n'inkoresho ye nkumva ntiri gukwirwamo, nkumva kabaye gatoya ntiri kunkwira. Mbese twaryamanaga ibitekerezo byanjye biri kuri nde, kuri zamu, ku buryo no kugira ngo nzarangize ndi kumwe n'umugabo wanjye, nabaga ndi gutekereza ko ari zamu turi kumwe, ntabwo nabonaga umugabo wanjye. Umva nkubwire Sandiri, uriya muhungu yarajyangira nk'umusazi, akajya nkubita amaturu menshi, umva sinzi ukuntu nabikubwira. Reka ngutangirire byose basi kugira nawe uze kubona uko ngira inama, sibyo? A0 nkubwire uko byagenze, uko byaje kurangira ndyamanye n'uriya muzamu kugeza izi saha, impamvu nyamukuru yatumye nza kukureba, urumva. Ariko ninkubwira ngo ari nabisekeje, iyo nicaye n'ubu nkatekereza ku bintu by'uriya muhungu zamu, umva umuriro nzamukamo nkumva. Ubundi urabona umugabo wanjye twabanye turi isugi, kuko yari umurokore nanjye ndi umurokore,
ntabwo twigeze turyamana twese, ntabwo amadini yacu yabitwemereraga n'imyemerere yacu, twaragiye turabana. Tumaze kubana umugabo wanjye aragenda aransujura, bibanza kugora n'icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri, icyumweru cya gatatu nza kumenyera. Nyuma y'igihe umugabo wanjye yaragiye aramenyereza, ndagenda amenyera ikintu cyitwa imibonano pe. Noneho uko iminsi igenda ishira ngenda mbikunda, ngenda nicyoherwa kurushaho, iwana ngeze aho rwose ibintu ndabikunda cyane, urumva. Noneho ariko hari ikintu nanone kitabagaho, bino bavuga ngo abagore bagira amazi, ibyo ntabwo byajyaga bimbaho ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ariko nubwo bitabagaho, umugabo wanjye ntabwo byamucaga intege wenda ngo ancyurire ngo ambwire ngo ndabishye, oya. We yarabigeragezaga nyine kwa kundi bayashakisha, agakunguta yabona bitaje akavuga uti nta kibazo, nk'umugore wanjye buriya numara kubyara bizaza, urumva. Twarakomeje turabana, tubana neza. Umwaka wa mbere wituramo urarangira tutarabyara, umwaka wa kabiri wituramo urarangira tutarabyara, urumva. Noneho umwaka wa gatatu niho umugabo wanjye yatangiye kujya mu nzoga mu kigare cy'abantu bakoranaga, akajya mu nzoga agasinda, yataha akaza mbona yasinze, nyine yaragiye arahinduka byatari, agataha yasinze, aza anyurira ngo uri ingumba, ngo ntubyara. Ndavuga se uyu mugabo wanjye utangiye kumpinduka nanone aha, ko twagiye kwa muganga bakatubwira ko twese nta kibazo dufite, kuki atangiye kumpinduka none aha? Umva Sandrine amaze kuba umusinzi yaragiye ambera umwana mubi, sinzi ukuntu nabikubwira. Ambera umwana mubi, atangira kujya ataha yasinze, akaza akambwira nabi, akambwira amagambo mabi. Noneho hari igihe higeze gushira nk'icyumweru tutaryamana, urumva. Ngeze aho ndamukumbura nyine byahatari, kubera yuko ubundi ntabwo hajyaga hashira igihe kinini cyane, iminsi myinshi yajyaga ishira nk'icyumweru kimwe, higeze gushira ibyumweru 2 tutaryamana. Ndamukumbura byahatari, ndamukumbura. Icyo gihe yatashye yasinze aje mu buriri, ndamusaba, ndamubwira uti sheri ko nkukumbuye waretse tukabikora. Ambwira nabi, arambwira uti se nkawe kukurongora bimaze iki, umugore utabyara. Ngenda ndashaka vuba ngaha kuzaryamana n'undi muntu wo hanze nkareba niba koko ari njye ufite ikibazo cyari ufite ikibazo. Uti kuko uri ingumba ntubyara, njye bizarangira nishakiye undi mugore, cyangwa ute muri inzu nishakira undi mugore. Atangira kujya ambwira amagambo mabi. Urumva iyo umuntu mutangiye kuvugana nabi ntabwo muba mukiryamana. Nk'icyo gihe rwose yaranyuriye, ankora ku mutima, ewana iby'umushyukwe mbishyira ku ruhande, mbishyira ku ruhande, ndiyorosa ndaryama, kuko yarankoze mu gisebe, ndaryama ndabyihorera. Umugabo yaragiye aba umusinzi hahandi tutari tukiryamana. Reka yazaga yasinze, akaza ahita yitura mu buriri, ahita agona, ahita asinzira. Ubwo nkeka ko hari yatangiye kwiyahuza inzoga, kubera yuko yabonaga tutazigera tubyara. Nimba ari ukutiyakira simbizi, ajya amugira inama nkababwira ibintu ukora katari byo, ibi n'ibi, akambwira nabi. Naragiye ngira umushyukwe, ariko icyo gihe cyose sinigeze ntekereza guca inyuma umugabo wanjye. Naratuje ndavuga utahari umugabo wanjye ashobora kuzageraho agahinduka, Imana nibishaka izanabikuridaho umwana, ngoma kwizera gutyo gusa. Ndihangana, umwaka wa 4 urarangira ntarongorwa. Ibyo nkubwira ni ukuri. Ataha yasinze, kwa kuno kutakinyiyumvamo, agataha itaryama. Nagira ngo ndamugira inama, ego mana twaratunganaga kakava. Ejo bundi rero mu minsi yashize aherutse kuza yasinze, noneho yabaye ibyatsi. Araza, ubu ngiye byo kurongorwa sinari nkibitekereza, n'umushyuko ari warashize sinari nkibyibuka. Umugabo aherutse kuza yasinze, asanga naniryamiye, gusa kuko aba afite urufunguzo, araza arifungurira arinjira. Araza nsanga mu buriri ndyamye. Araza atangira ngo umugore wanjye ngo ndagukumbuye, ngo mpa ku bintu. Urumva ubwo yasinze yabuze, kandi urabizi iyo umuntu umwe anywa inzoga undi atazinywa ziba zikunukira. Zaranukiye, ndamubwira uti basi banza ujye muri dushe uniborose uze tubikore. Arambwira uti reka uti nagushakiye iki, so kujya nkurongora.
uti ko kumbyarira byanze reka basi nkurongore, uti ndagukumbuye. Icyo gihe namuhaye ntabishaka mana. N'ubwa mbere nari ndyamanye n'umugabo wanjye yanyweye inzoga yasinze bigeze hariya. Sandiri yandongoye ijoro ryose yanga kurangiza. Uruzi umuntu anyweye inzoga nyine nimba biri kubera iki ashobora no kumara buriya umunsi wose atararangiza. Yarabinkoreye yabinkorera ntabishaka ntabyiyumvamo, byibuze ngo ngire n'ako gashyuhe hanyerere. Urabizi iyo utashyukwe utishimiye ibyo urimo cyangwa utishimiye n'uwo muri kubikorana, ewana kiruma ukagira ngo ni mu bufu bw'ubugari hari humye. Ubundi umugabo nawe si ukugicucumbusha, arambabaza mbikora mbabara, aratinda bigeze hagati umugabo utese ubundi wa mugore we ubundi siko mbona ugiye kuzanca ibisebe, abandi bagore bagira amazi utari kuwe ndebera urumye. Umugabo yaragiye arampinduka, ndavuga se koko uyu mugabo ko twakundanaga, ubwo icyo gihe byarangiye atanarangije yageze aharananirwa, igitsina cye kirokera kuko hari humye nanjye numye. Ewana arabireka araryama, arambwira uti urabishye wa mugore we, urabishye, nsigaye nicuza impamvu nagushatse. Ndatuza mu mutima ndavuga uti se uyu mugabo uko abizi ntitwabikoraga bikagenda neza, ariko yaje yasinze azambwira ngo muhe, ntiyanteguye ntiyankarishije ntiyankoze no kwibere, ubundi yagiraga ngo biryohe gute. Ibyo birarangira ugenda wumva agahinda nagiye mpura nako. Ubwo rero sasa uko naje kurongorwa n'umuzamu nuko nguko. Hashize iminsi umugabo wanjye yarongeye aza yasinze, noneho wese yaboze, imyenda yari yambaye itose bamumenyeho inzoga, niba yari yazidumbagujemo niba yari yazikarabye sinzi uko byagenze. Icyo gihe ni n'undi muntu waje amutwaye kuko ntabwo yari bushobore gutwara imodoka, yaraje arinjira. Icyo gihe nari nkiri kurya, noneho yatashye nkiri muri salo, yatashye 3:00. Ubwo zamu wanjye yari yibereye mu kazi kuri gate, ubyo yibereye mu kazi ke. Umugabo wanjye yaza bamurandase arinjira. Umugabo akigera muri salo yaje yashyukwe, niba bari bamuhaye Viagra, niba bari bamuhaye izihe nzoga, yaje yashyukwe hahandi umuntu aba akinjira gutya batora ipantaro neza neza yenda guturika. Narabibonye nicaye muri salo, ndavuga noneho yanyweye ibiki. Araza arinjira nsanga aho nari nicaye, araza nyicara impande, aratangira nzamura amakanzu, ndamubwira uti mbabarira reke kumbangamira. Urumva umugabo wanjye arambwira uti wa mugore we, ndavuze ngo mpa nonaha impa. Urumva ansaba ku ngufu, ndavuga uti singuha, kuko impamvu namwimye naravuga guti icyambere ari kunuka inzoga wese, njye ndi umurokore sinzinywa. Niba ukuntu ubushize yabikoze nkababara, ndavuga uti oya ntago naguha noneho bitandimo. Umugabo arangigira aramfata asa nk'ushaka kuniga, arambwira ngo urampa cyangwa ntaguma. Naramubwiye uti okay, ngaho rero genda ujye muri dushe ukoremo iyo myenda woge wiborose nta kibazo uzenguye. Umva umugabo arambwira uti ndanze, ndavuze ngoma, atangira kumanura nyine bimeze nk'ari ukumfata ku ngufu nyine ntabishaka. Ubwo naragigiye nanjye mbumba utuguru, ndavuga uti ntayushyiramo. Ese Sandrine nawe bazi urumye, urumva nta mushyukwe nta santima yewe nta n'agakotoro kari karaho hafi basi ngo nsigemo nibura yinjire ntababara. Nanjye naragiye mbumba utuguru, umugabo ndamwima, ndavuga uti singuha utagiye gukaraba izo nzoga. Yankubise urushyi, urumva ankubita urushyi, arambwira uti ubundi wowe uranigeka. Ubwo nanjye bita rero ewana nanjye mera nkuriye nkumiza amavumba ndasaze, nanjye bita nigira inshinze, ndamubwira uti sinzongera no kuguha igihe cyose witwaye gutyo, byuza unkarise unyonka amabere untegure mbone kuguha. Igihe bitaragenda gutyo sinzongera kuryamana nawe. Umugabo yarafashe aransohora, arambwira uti n'undi munsi sinzongera kukubona mu nzu yanjye. Ndavuga uti karabaye, utubundi waje hano uzanye iki? Ibi ubuzima bwiza ubayemo sinjye wabuguhaye, none nguranga ko nkurongora? Uti iriya duka ufite ry'imyenda sinjye wariguhaye, iriya resitora ufite mu mujyi sinjye wariguhaye. Umugabo atangira kunyorira, nakukuye iwanyu ubu muri abakene, avuga ibintu byinshi. Ubundi aransohora ahita akinga, ahita afunga, akubitamo urufunguzo. Amaze kubitamo urufunguzo ntambaye robe de nuit, ntambaye robe de nuit ndende igera ku birenge. Ndavuga se mana ndajya hehe? Uyu mugabo nyirukanye ijoro 3:00, nashatse no kuguhamagara ariko ndavuga uti
wibereye n'umugabo wawe ntabwo nazira ijoro ngo utunguye. Urumva Sandrine ndabyihorera, nguma ari hanze ntegereje ko hari umugabo wanjye araza kugera akagira impuhwe akamfungurira. Umugabo yaranze, ndakomanga ngiye ko mbona yigiriye mu cyumba. Ageze mu cyumba njya ku muryango w'idirishya wo mu cyumba ndakomanga, mu minota itageze no mu 10 umugabo yari ari gufurura yafunze yashyizeho n'ingufuri. Ntekereza ko ahantu ngiye kurara nta nubwo natekerezaga mu cyumba cya Zamu, ntekereza ahantu ngiye kujya kurara mva ndahabura. Urumva majije kuhabura, ubwo ikintu cyabaye nicaye hasi ndarira imbere y'umuryango wanjye. Zamu abibonye igira impuhwe araza nsanga aho narindi, arampumuriza arambwira ati mabuja ihangane. Amahirwe yanasohokanye fone yanjye, arambwira ati mabuja ihangane, reka kwicara no hanze harakonje, hari imibu, imvura isa n'ishaka kugwa, ngwino basi we uri hariya muri annex yanjye bariho uburi unushaka unaryamemo, hariyo uburiri urabizi, mu gitondo bose muriyunga kuko we umuzamu we arara muri annex yo hanze, ariko nayo imeze neza ifite icyumba na salo irimo ibikoresho byose. Ubwo Zamu amfata akaboko anjyana mu cyumba cye, aho muri annex ye niyicarira ku buriri bwe ku gitanda. Zamu arisohokera ndaryama kubera agahinda, amagambo mabi umugabo wanjye yaramaze iminsi ambwira. Nagize ndibuze ubundi kubaho bimaze iki, numva sindi bunasinzire. Uwo mwanya nahamagaye Zamu ndamubwira uti ese Zamu twabona ahantu dukora inzoga iri joro. Zamu bitewe n'ukuntu yari azi ndi umurokore yarambwira uti urashaka kunywa inzoga? Ndavuga uti yego. Zamu araseka byatari arambwira uti oya mabuja ntago wazinywa kubera yuko ntago ejo zakumara ibibazo ahubwo zaguteza ibindi bibazo. Umva ndavuga uti amafaranga n'ayanjye, genda unzanire inzoga zoroshye nyine umugore nyine yashobora. Arambwira uti abagore banywa Primus cyangwa Knowless. Ndavuga uti okay, muha telefone yanjye mubwira umubare wanjye w'ibanga. Ndavuga uti genda uzane ikazi ya Knowless. Zamu nawe rwose nugukozaho abaragiye arayizanye, amaje kuyizana ayitereka aho mu cyumba. Ndangije ndamaze ese wowe Zamu uranywa iki? Zamu ati rero njyewe ntago nashobora zino nzoga, uti izi nzoga nzinyweye zantera inyota, uti ntago wabona izimpagije. Ambwira sinzi nimba babyita ngo ibuye, ambwira ibindi bintu bye ntazi. Ndavuga uti genda nawe uzane byinshi ku buryo turara dusangira. Yaragiye nawe apakira ibintu bye, nimba ari amakanyanga sinzi ibyo ari byo, arabizana abitekaho mu cyumba cye. Afata kamwe arambwira uti reka nsubire mu kazi. Naye kuko urumva ndi mabuja we, nahise amubwira uti hoya Zamu mbabara basi nibura dusangire tuganire numveye ko natuza. Bitewe nuko yabonaga ko mfite agahinda yaranyumvisha guma aho ngaho, turatangira turanywa akanuresi ka mbere ndakamara numva nta kibazo mgize, kandi ubwo nashakaga nsinde byibuze mbona uko nsinzira. Mfata akanuze ka kabiri, akanuresi ka kabiri ndakanywa numva wapi, mfata ka gatatu ndakanywa numva wapi, mfata ka kane niko kansindesheje, numva ntangiye gusinda. Urumva ubwo rero ukuntu naje kurongorana na Zamu twarakomeje turasangira. Bigeze hagati ndamubwira uti Zamu washyizeho umuziki tukibyinira. Zamu uti ibyo byoroshye, abacometse radiyo. Amaje gucomeka radiyo ndamubwira uti ubundi hindura ibyo byenda, amasaha y'akazi yarangiye ngiye ngo wayikonjera ijoro, wambara imyenda isanzwe. Yarambaye bya byenda nyine by'abasekirite, akuramo yambara akajezi n'agasengeri. Sandrine narakomeje nkunywera inzoga, Zamu nawe ari aho. Ubundi bigeze hagati turabyina ngeze aho numva gake ntangiye kwishima, ntangira guseka, numva rwose nta nubwo ibibazo nari nkiri kubyibuka. Twarakomeje turabyina. Nyuma noneho hari akaririmbo ka King James kagiyemo, ibuka akaririmbo kuri iyi saha no kuri uyu munota k'akazuke kagiyemo. Urabizi turirimba ukuntu twadukundaga sha, kagiyemo mbarukwane namaze gusinda. Mbafasha Zamu akaboko ndamukurura ndamubwira uti iyo turayibyinana. Umva akazuke turakabyinana Zamu turabyinana, nimubwira ngo nari nasinze pe.
turabyinana ntangira kuzunguza amabuno. Zamu nawe niba uko yari yasinze ibyo bintu yari kunywa bitangiye kumugeramo, nawe arandika rwose, nzunguza amabuno ndikaraga, turabyinana tubyina ingwatira dufatanye. Noneho rero ahantu naje gushyukwa, Zamu twarakomeje turabyina twegeranye, Zamu ageze aho arashyukwa. Amaze gushyukwa nyine hari ukuntu ujya kumva umuntu uruntu rwe rutangiye guhagarara, ukumva nyine uburyo mwari mumeze hari ikintu kiri guhinduka. Najya kumva numva hasi ikintu gitangiye guhagarara, ndacyumva nyumvishe nanjye ndaceceka nigira nkaho nta kintu numvishe. Turakomeza turabyina, Zamu agira atya mfata akaboko aranzengurutsa, kumwe bakuzengurutsa muri kubyina zuke mba muteye umugongo, ndatangira ndunama nkajya mbyina nyine gutya ndi kunyonga amabuno. Umva ntabwo wamenya ko ari umugore mu rukora ari kwikaraga gutyo, umva mwajya mukaragira ikibuno. Noneho Zamu yaragiye arashyukwa bimwe biteye ubwoba, uruntu rwe ruragenda rurahagarara. Rumajije guhagarara, uko tubyinana akajya amera nk'umuntu uri ku, yewe niba nabyita uri kuyishyiramo, akajya akinjomba, ndacyumva uru runtu ndarwumva. Uko akomeza kurunjomba nkumva nyine ndi kugenda mpinduka, numva nanjye ndi kubikunda. Arakomeza ararunjomba, turabyina, rwaragiye rurahagarara. Bigeze hagati, Zamu mbona nyine acitse kime zo kubyina, arambwira ati rero mawuja, reka turekere aho ngaho, genda umva ntameze neza. Kandi nabonaga ibirori byaryoshye, ndamubwira ese Zamu waretse tukabyina bukarinda buke? Arambwira ati mawuja, uti hoya ni ukuri ndumva umubiri wanjye utameze neza, reka basi tumwe tutabyinana, tubyine tudafatanye. Ndamubwira kubera, ahita ambwira nyine gahunda. Arambwira uti biri gutuma umubiri wanjye utekereza ibintu bitashoboka, ugashyukwa kandi bitakunda ko ndyamana nawe. Rero kandi iyo bino bintu bimbayeho nk'isaha nyine ngararibwa bya hatari, ngaribwa hano mu nda, ngakaribwa nyine ngo kutugiye, ngarababara. Arambwira ati rero ndumva ntangiye kubabara kuko byatangiye kare, arashize nk'amasaha 2 turi kubyina. Arambwira uti reba n'ikanzu wambaye, kanzu wambaye yo kurarana iroroshye. Umuhungu atangira kumbwira ibyo bintu, arangirije arambwira uti noneho reba ukuntu uri mwiza. Sandrine yabivuga nkumva biri kunyubaka. Niho rugo nari maze hafi imyaka ingahe nta muntu umbwira ngo ndi mwiza nteye neza. Zamu yanteye imitoma, wiki numva rwose umutima wanjye uroroshye. Arambwira uti mawuja, ni ukuri biri kunyica. Uti byonyine reba ukuntu uteye, reba ukuntu urimo kubyina uzunguza ikibuno, usuba koko umuntu yakwihangana? Ninde mugabo wabasha gukomeza kwihanganira ubwo bwiza bwawe? Uti rero njyewe kugira nze kurwara bingireho ingaruka, uti reka turekere aho tubyina ariko tutegeranye. Umva ayo magambo yarambwiye yonyine yararangije kunyica. Tangije ndamubwira ese Zamu, bacyumva ko ntaguha, noneho niba ari inzoga? Araseka arambwira ati oya mabusha ntago wama ndabizi. Ubwo ikaze nari maze kwigeza hagati, nakomeza ndanywa. Zamu ubwo yaritse kongera kumbyinira, hashize akanya naje ndamwegera, ndangije ndamubwira ese Zamu tubikore? Njyewe ubwanjye sinzi impamvu nabimusabye, gusa nanjye numvaga nyine mu mubiri byahindutse, cyane cyane igihe twabyinanaga. Ndamubwira ese Zamu tubikore? Ubwo impamvu icyo kintu nagitekereje, naravuga gute ahari n'ubundi umugabo wanjye nta nkunda, tumaze imyaka ingahe tutaryamana, undi wabikora kandi uba wumva nyine nta muhwe ugifitiye umuntu. Zamu arambwira uti mawuja, koko tubikore patron ntari bunyirukane? Ndavuga uti hoya, turabigira ibanga ntari bubimenye, ikindi yaryamye kandi anafunguye twaba tubyumva. Ako kanya Zamu twarasomanye, twicaye aho rwose ku gitanda cye, ku kamatera ke kangana gutya, kangana urwara, kamwe kajyaho umuntu umwe. Zamu twarasomanye. Sandrine ibyo nkubwira ntabwo nari nkibona ko ari umuzamu, nabonaga ari igisura cyiza turi kumwe. Twarasomanye, umva gutya turasomana, numva hari ibintu nari nkumbuye, numva ibyo bintu nari mbikumbuye, ahubwo sinari mbizi ko mbikumbuye kuko yaransomaga, yafata nk'umunwa wo hasi kumwe nanjye mafashe uwo hejuru. Numva ni ibintu by'agatangaza. Twarasomanye rero bimara umwanya munini, urumva
Zamu atangira kunkoraho hano gutya ku matako, atangira kunkoraho nta n'iminota ibiri irashira yankuzagaho imitwe y'intoki gusa nkumva umubiri wose wuzuye urumeza. Kubera nari maze igihe kinini ibyo bihe ntabicamo. Noneho iyo umuntu yasinze ntumbaze uko bigenda. Ubwo Zamu twarakomeje turasomana, arangira utya arankarisa agira atya ankuramo ikanzu ajugunya hariya. Umva, nta kariso nta sutiye, nyine urabizi uburyo abagore twirarira, iyo bamaze kwambara robe deni nta kindi kiba kirimo mo imbere. Zamu akinkuramo mbona agize akantu k'isoni no kuntinya, arambwira se mabuja uri seriye? Ndavuga yego ndi seriye. Akuramo ya kanzu. Noneho Zamu dore ahantu yagiye kubyicira rero, arambwira uti mabuja, uti ngiye kugusisa pe, uti uburyo uri mwiza, uti ntabigukoreye ndumva naba nkwibye. Ndavuga se ibyo uri seriye ugiye kubikora? Uti yego. Nanjye umugabo wanjye yajyaga abinkorera kera tutari abana. Naravuze uti iyi shona yiherukaga kera. Nagize utya njya ku buriri, kaguru hariya kandi hariya Zamu arabinkorera. Amaze kubinkorera nari maze kuba nk'umusazi. None niba ari inzoga narasakuza kandi navuga ngo umugabo nashaka nyumve. Urumva kujya yumve ko atari we mugabo wenyine uriho ku isi. Nkabikora mbishaka ngira ngo mubabaze nkasakuza, ariko ndakeka atarabyumvise, ko yabyumva yarabyutse. Ubwo Zamu hashize ingahe ajya kurambura umuhungu akuyemo nawe byose. Nyabona inkoresho ndavuga uti ye ibi bintu se mbona nyine igihe wameze neza. Abagiye hirya mbona ari kwegura, reba hepfo ku maguru nkabonye mbona ari kwegura ibintu by'ibikarito, mbona akuyemo agapuridanse kamwe ka kera, tumwe tugura 500 nimba atari 300. Mana wenda ndamubwira se nizo ufite zonyine? Arambwira uti yego. Ndavuga uti nta kibazo. Arakambara. Amaze kukambara umuhungu rwose yaje hejuru akora ibyo akora, ariko uburyo yabikoragamo nabonaga ari ubwa mbere mbibonye. Ari nka posteri sinzi n'uburyo nazi gusobanurira. Ubu twatambitse, twahagaze, twacuramye nyinshi cyane. Nabonye nari ntarakora ndi kumwe n'umugabo wanjye. Ituro ya mbere yararangiye, urumva Sandrine ndarangiza nawe ararangiza. Ubwo nkomeza kunywa ubuyoga nabonaga buri kunkorera. Ndabumwa mbone ko ndi kujya kunyaragura hanze buri kanya. Narubwo narengaga umuryango, nanyaraga imbere y'umuryango wa Zamu. Ubwo twarakomeje bigeze hagati tukubita ituru ya kabiri. Iyo yo noneho ibyo amateka yankoreye yaje arikarahabutaka. Ibaze ko nazanye amazi. Ibintu ntari nzi ko bibaho mu buzima. Arambwira uti Zamu ndamaze se naya nyayo cyandi kunyara. Zamu uti ibyo simbyitaho, icyo mbona cyo nuko ufite amazi. Byari biryoshye, mbega ibintu biryoha. Burya abantu bagira amazi bararyoherwa, mbega ibintu biryoha we. Sandrine Zamu yankoreye ibintu ndavuga usimana, ibi bintu n'ibiki biri kumbaho. Narishimye byahatari. Iyo sirangiye tukomeza kunywa ubuyoga, ningubwe ikaze nayinyweye hafi yose, nasigaje utuntu nka 6 ndi njyenyine. Twabikoze twakoze ya gatatu bwenda guke kuko zaranatindaga. Irarangira. Imaje kurangira ndavuga utisha Zamu, Imana yonyine iri mu ijuru ikumpera umugisha kubw'ibyishimo wampaye, kuko numvaga ibyishimo yamaye niyo navuga ngo ngiye kuma nk'ibihumbi 200 cyangwa 300, numvaga ari ubusa binateye isoni. Ariko ndavuga uti ni umukene reka mugurira akantu. Bata telefone ntitaye mu situation ndimo, ntitaye ko umugabo ashaka kunyirukana, n'ibyo yamaye byose akabinyaka, nafashe 200. Ndavuga uti Zamu akira, iri ni ibanga riri hagati yanjye nawe, ntazajya undi muntu ubimenya ko njye nawe twaryamanye. Zamu yagize utya yubika matera, amaje kuyubika ndaryama. Zamu yambaye imyenda y'akazi arasohoka. Ubwo bwamaze kuba 11:15 butangiye guki. Turavuga uti najye hanze umugabo wanjye atabyuka bikaba bibi. Ariko nari nkavuga utwanze hananyumvishe. Nararyamye ndasinzira ewan ndafatisha. Nongeye kwicura 4:00, umugabo wanjye ni nko twabyukiye rimwe. Zamu yarambwiye uti nawe nibwo akibyuka. Ubwo umugabo wanjye yarabyutse asanga Zamu ari hanze. Abyuka saruti umugore wanjye ari. Uti se wamwirukanye? Uti njye nirukanye umugore wanjye? Uti wamwirukanye araye hano iwanjye. Umugabo kumbe bwakeye yanabyibagiwe.
umugabo araje ansanga aho ngaho, amfata akaboko anjyana mu nzu, ansaba imbabazi, arambwira uti ejo ngo baramuvangiye. ndamubwira uti njyewe uru rugo ngiye kuruvamo, ntabwo naguma muri ibi bintu, njye ntabwo nashatswe n'umuzamu ku buryo njya kurara mu rugo rw'umuzamu. ubwo nanjye nari maze kurya akarungu, ndavuga uti ntabwo naguma muri uru rugo. umugabo akibona ko nshaka kwahukana yaciye bugufi, arambwira uti basi ngiye kureka inzoga, ngiye kugenda ngabanya gake gake kuko guhita nzireka ntibyakunda, utari ko ni agahinda kuko twabuze umwana. umugabo ibyo byarabaye, atangira kugeza yanyweye inzoga gake gake. hashize ukwezi umugabo twatangiye kongera kuryamana, nyine bisa nkaho twiyunze. ariko muri iyo minsi hagati, mbere y'uko ukwezi gushira, hashize ibyumweru 2 narongeye ndyamana na wa muzamu, bigenda neza. nkajya mbona bwo ibyiza, nazajya nihurira na wa muzamu, birakomeza. ubwo rero umugabo wanjye yaje kugera haba umwana mwiza neza pe, aragenda arahinduka, arambwira uti, atangira no kujya ajya gusenga. arambwira uti ngiye guhinduka, dutegereze ibyo Imana izadukorera, sinkijyana n'aba bantu dukorana mu kabari. narahindutse. aragenda arahinduka, nanjye ndabibona, atangira kugeza nzaniye impano, sinzi nyine ukuntu byagenze, yarahindutse bitunguranye. noneho ariko ngira ikibazo, twazajya tujya kuryamana nkumva simbyishimiye, gusa nkumva ndamukunze pe, ariko twazajya tujya kuryamana nkumva simbyishimiye be na gato, habe na gato. ariko ubwo twarakomeje tubana gutyo, ariko arabibona ko nahindutse, abibona ko nta santima nyimugirira, tubikora bisa nkaho ari kumpatiza. mbese igihe cyose nta rimwe ngiye mba mbishaka, ahubwo ngiye mba ngira ngo birangire vuba, nimara kurangira njyewe mu gihe aba yagiye mu kazi nze kwihurira na zamu. cyo kuzambera umwana mwiza, abigira ibanga. ariko twarakomeje tukajya turyamana kuko numvaga ari we unshimisha, numvaga ari we ufite igitsina cyiza, numvaga ari we ubikora neza. ibyo byarakomeje, ubwo noneho nkajya ndyamana nabo ari babiri. ariko umugabo wanjye we rwose reka ni ukurangiza kwishima, nta na kimwe nabonaga kuri we. rimwe umugabo wanjye aza kunyicaza, arambwira se sheri basi ntukinkunda, ko santima zagiye byagenze bite? nitwaza ya makosa ye, ariko ntiyamenye yuko ku ruhande mfite undi muntu unshimisha. ndamubwira uti rero buriya ni ya makosa wakoraga ataranshiramo ngo nongere numve nishimye, ariko bizashira. ibyo byarakomeje, ariko uko iminsi igenda ishira ngenda niyumvamo wa muzamu, ngenda mwiyumvamo hahandi. niyo nabaga ndyamye nijoro numvaga nabyuka nkajya kumureba, nabaga mukumbuye. ngeze aho ndavuga se ni urukundo, ni ukumuharara kuko andongora neza, ni ibiki? birancanga, ariko ibyo mbica amazi. ejo bundi reka ngire ntya, mbyuke numva meze nabi, mfite iseseme, mfite umutwe meze nabi pe. ejo bundi ndavuga se mfite ikihe kibazo, ntangira kujya nduka, ariko umugabo wanjye ntiyabibona. ejo bundi njya kwa muganga sampimye, samfashe inkari, arambwira uti mada felicitasiyo, uratwite, wari ubizi? ndavuga mwongere mupime, ntabwo naba ndwaye inzoka cyangwa ikindi kintu kiri gutuma nduka. arambwira uti oya, uratwite, kuva iki gihe ugiye kuzajya tugukurikirane buri mezi atatu. Yesu, narabyinnye ndaho kwa muganga, ndabyina, ubundi natse imodoka ngaruka mu rugo. ariko marije kugera mu rugo sasa, dore ikibazo nagize. naravuze se iyi nda ni iyande? ko njye n'umugabo wanjye tumaze imyaka 5 byaranze, yaba ari yuriye muzamu? ngira iki kibazo, ndavuga se nabyara akaza asa nka zamu, noneho mana y'isi n'ijuru, umugabo akamenya ko uyu mwana atari uwe. none nkatekereza nkavuga se mbwiza ukuri umugabo wanjye ko namuciye inyuma, uretse ko ntanakimukunda pe, cyo ni ukuri sinkimukunda. hari igihe mba ntekereza nkumva namubwiza ukuri ko ntakimukunda kubera ukuntu yambabaje, nyuma nkaza kubona undi muntu nkunda, ariko simubwira uwo ari we. nkanamubwira ko uwo muntu twaje kuryamana, nkamubwira yuko ubwo ntazi inda ari iyande hagati ye n'uwo muntu. nkamubwira uti basi reka tuzabimenye nimara kubyara, niba tugumana cyangwa dutandukana. icyo kintu nagitekereje, ariko ndavuga uti cyangwa mwihore, ntago azigera abimenye niyo yaba atari uwe.
ariko ndavuga uti kanze nkubaze ungire inama y'ikintu nakora, ariko njye ku rundi ruhande njye mba numva amahirwe menshi twatandukana nkibanira na Zamu, cyane tutabana ariko nkaba mfite umutima utuje mvuga uti nta muntu nca inyuma, nta muntu mbabaza, ndyamana n'uwo nkunda kuko uriya muhungu ntari n'umwana mwiza byatari.